Away. Down, up, rock. That's how we're supposed to do. Okay? Are you ready? Go. Guys, we need you. Okay? Down. Press. Rock. Hey! That's what we want. Good. Abagabo bati umugore uterura yagukubita akakwica. Nuko nibyo. Ibintu byo kurwana uretse ko bitakibaho ariko n'ubundi abagabo gukeka ko bafite imbaraga Ni ugukeka nta nubwo gukeka ukeka ko bakurusha imbaraga. ntabyo gukeka njye umugabo mu kintu icyo ari cyo cyose nta kintu numva umugabo yashobora nanjye ntashobora gukora Ni ukuvuga ngo niba umugabo yakubita umugore nawe Afunga ingumi, afunga eshatu. Ni ukuvuga ngo niba umugabo yakubita umugore nawe waceka umugabo. oya biriya bavuga ngo Hey yo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' my people around the world. Nanone, it is your boy Nesty, ni kuri Nesty TV. Uribaza ngo hano noneho turi mu yihe gahunda tuje muri finale yahuje abagabo bakomeye ba mbere mu Rwanda harimo na Erutambi Muzi. Turi kuri Fitness Point Nyarutarama ahagiye kubera finale y'amarushanwa yarari gukorwa mu guterura ibintu biremereye yo kwibuka inzirakarengane zaje genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda muri 1994. Stay tuned urebe ukuntu biza kuba bimeze hano mo imbere, bigiye kuba ari ibiki kandi agusaba ngo ntucikwe sincikwe. Boom. You are going. Look, don't say give me a second chance. This season, this time, no second chance. Okay? Because we are doing this, we are preparing guys for an international competition, an international athletics. Sister, no mistake again. Gentlemen, you've seen what you are supposed to do. You are supposed to be nearby here. Once you hope her to get out, she takes out we take out the weight, go away. Because they are supposed to be just behind, but to be watching. Step aside. She goes down alone, the judge will say up, up, then that's where we go. Mr. Ahmed, he'll beat, we're watching. If you go down and the bird doesn't touch your body, it's not counted. Okay?
Sister, one more time. Are you ready? Are you ready? Go. Guys, we need you. Okay, down. Press. Work. Hey! That's what we want. Good. Next. Who is next? She's the one. Okay. Let's take a break. Bench press. So tunaweza kuwafikiria bicaye. Ndizera ko mwese mwakoze warm-up. Yego amagara muri kije list. Ntabitaniye nuko twakoze ubushize. Ariko hari abandi bantu biyongereyemo. Nuvuga ngo umuntu utarakoze deadlift ashaka kuzakoza agakora bench press ariko muri kategori. Dufite ishimwe. Ndumva ubushize n'ubundi yari yakoze ariko barakora bench. Brian Ingabire Guy, Ishimwe Jimmy, Kwizera Pacific, niko tujyana dukurikirana. Sibyo? Muri kwiyumva? Abo mamagara turegera hano. Kugira ngo twivangure n'abandi batari gukora. Ishimwe. Shafu. Brian. Ubonyarari. Ingabire Guy. Ishimwe Jimmy. Kwizera Pacific. Kwizera Bosco. William. Ndayisaba Fabrice. Ishimwe Rukundo Yves. Izabaye Jean Paul. Prince Ngabonziza. Enoch. Nzayirata Etienne. Bonheur. Jean d'Amour. Abo bantu bagiye gukora bench press, abani kategori ya mbere iri kubanze kuri bench press, arahita hakurikiraho indi kategori y'abantu bafite bari muri heavyweight. Are you ready? Are you ready? Go. Yes, my family, nkuko rero nabibabwiye tujya kwinjiramo hano, nababwiye ngo ibi bintu ntabwo biri buze kuba byoroshye. So rero hano urabona ko uyu mukobwa arimo aterura ibisa nkaho ari igika cye cyangwa igice cye cya nyuma kimuganisha ku ntsinzi. Aha niho agiye guterura ibi biro, naramuka bibashije araba agannye ku ntsinzi. Arabiterura rero se, reka turebe cyangwa nibiri bushoboke. Ngo arabiteruye, wow, arabiteruye rwose nta n'ikibazo. Rero
duhita dusimbuka cyane ahaguruka yerekeza aho agomba gufatira igikombe mu byishimo byinshi cyane. Nkwibutsa ko ari we mukobwa wa mbere ubashije kugerageza ibi bintu bitigeze bigeragezwa n'undi, ndetse uyu munsi wa none akaba akukanye ibikombe bigera muri 3 byose. Ariko kandi ntitwibagirwe yuko nta wundi bahangana wari uri hafi, kuko abo avuga ko yatumiye bose ngo ntawabashije kuza. Mu kanya gato rero tugiye kugirana nawe ikiganiro avuga ku ntsinzi ndetse n'ibyishimo afite. Nakubwira ngo stay tuned, ni kuri Nest TV, nta handi byiza nk'ibizajya ubisanga nk'ibisanzwe. Kurwa muri muntu tutazi umwaka utaha cyangwa muri competition akwanza ni umwaka utaha kuko niho hazongera kuba GFT, kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994 mu kwezi n'ubundi kubera mu kwezi kwa gatanu kugera mu kwezi kwa gatandatu niho competition ziba zemewe. Ni ukuvuga ngo nibwo haboneka undi muntu ushobora gukuraho record iye cyangwa n'ubundi akayigumana. Murakoze. Ni nawe ugomba guhabwa igikombe nk'umuntu watwaye wagize umuhigo ahantu hatatu. Amazina Ishimwe Francine. Francine, uriyumva ute kuba utwaye, navuga ko utwaye ibihembo bigera muri 3, utwaye igikombe, utwaye imidari 3 ya zahabu, ufite n'akamverope tutaramenya ngo umufungo urimo nangahe, uriyumva ute kuba utwaye iri rushanwa? Yumva neza cyane. Nubwo akanga ugiye mu irushanwa? N'ubwa mbere. Ubundi usanzwe uterura ibi biremereye? Yandi umucoach, personal trainer, nsanzwe nkora bodybuilding. Umuntu ashobora guhita agira amatsiko akibaza se utraininga abakobwa bagenzi bawe cyangwa utraininga n'abahungu? Abantu bose muri rusange ndabatraining. Hari akantu waruvuze ushaka kwivuguruza, waratumye ko bodybuilding wasanga ndi mu bodybuilder. Uwakureba ukuntu witurije, ukuntu umeze n'ukuntu usa nk'umuntu ufite isoni ntabwo yakeka ko waterura biriya biro. Wa muntu we niriye banga ukoresha muri ibi bintu ukora nakita akazi? Uretse kuba mbikunda narindi banga. Kwisanga mu irushanwa uri wowe mukobwa wenyine, noneho usa nkaho ugiye kwikompeta, twabyita nko kwikinisha mu Kinyarwanda. Ashobora kuba wenda bifite ikindi bisobanuye, ariko ni nkabyo uri wowe mukobwa wenyine uri kwikompeta. Reka tubivuge mu zindi ndimi kugira bitaza gusoundinga nabi. Ubona ni iki gituma abandi bakobwa bagenzi bawe batitinyuka kugira ngo nabe babe bajoininga amarushanwa nk'aya ngaya? Ntabwo nzi impamvu, gusa kuri nari naragerageje kureba abandi bakobwa bazitabira ku buryo narabibakanguriye, bamwe baraniyandikisha, ariko uyu munsi nategereje ko baza ndaheba, ndanabahamagara namba fone bazijimije. Rero ntabwo nzi impamvu pe. Ariko ndaza buriya nzababaza menye impamvu bataje kandi bari bariyandikishije, nanjye bambabaje. Ubwo siyo baza bakagukoma. Twari kubireba ariko nyine ubwo kuko bataje byagaragaye. Ibi bikombe bisobanuye iki kuri wowe no mu rugendo rwawe rwa bodybuilding nk'uko wari ubisobanuye? Ese ugiye kugenda wicarire utuze igikombe uragitwaye nyine ugiye kugenda uba umushefu, cyangwa bigiye kukongera courage zo gukora? Ntabwo navuga ngo ngiye kugenda nicarire, kuko ibintu ni ibintu ndimo like forever, ni ibintu nateganya kuvamo muri make. Ahubwo ubu izi ni imbaraga za mbere ku buryo uba ubwo beneye, ubu ndi kumva ahubwo I can't wait n'ibindi bigiye kuzaza. Ubu iyi ni motivation ya mbere. Abagabo bati umugore uterura yagukubita akakwica. Ariko nibyo ibintu byo kurwana uretse ko bitakibaho, ariko n'ubundi abagabo gukeka ko bafite imbaraga. Ni ugukeka, nta nubwo ukeka ko bakurusha imbaraga. Nta byo gukeka, njye umugabo mu kintu icyo ari cyo cyose, nta kintu numva umugabo yashobora nanjye ntashobora gukora. Ni ukuvuga ngo niba umugabo yakubita umugore nawe afunga ingumi, afunga eshatu. Ni ukuvuga ngo niba umugabo yakubita umugore nawe waceka umugabo. Biriya bavuga ngo
sinzi aho mujya musoma Bibiliya ariko baravuga ngo nukubita urushyi rumwe usanga umusaya umwe utange n'uwa kabiri ariko kuri ubu sinyeka ko umuntu yagukubita uhagaze ngo uravuze ngo umugabo nagukubita ingumu umwishyure ebyiri cyane muri make wowe mu isi yarihorwa irindi oya ntabwo ari of course okay byaterwa icyo gihe n'impamvu yatumye ingumi ya mbere hanyuma dusoza n'iki wabwira abakobwa bagenzi bawe bataritinyuka ngo baze muri uyu mwuga okay nabakangurira icya mbere gukunda buriya siporo ni nziza si ukuvuga ngo guteruranya ibiki n'ibiki ngo kugira imbaraga ariko buriya siporo ni nziza ku mubiri I mean physical mentally ahantu muri make sinzi ko nabivuga gusa siporo ni nziza cyane so nabashishikariza rero kwitabira siporo ntabwo twabirekera abasore gusa kuko babonye ko abantu benshi bari bahari ni abasore yewe ntabwo nzi ko hari abakobwa bari buze ariko birangira bahari urakoze cyane Bless you. ukurikije uko twatangiye irushanwa kugeza kuri uyu munsi wa nyuma n'iki kintu wishimira kuri izo munsi ikintu nishimiye ni uburyo byagenze ko wabibonye kandi noneho wabonye ko bose batashye banyuzwe haba harimo challenge ariko byibuze iyo ubonye ukabona abatlete batashye nta n'umwe uvuga ati banyibye buriya bikoreka ko abantu bari kugenda basobanukirwa ndetse n'ababikora bari kubikora ku rwego rwiza twari dufite abajaji babikoze ku rwego nk'umwuga uriya muzungu n'umuzungu wabikoze nk'umwuga ni umuntu uri kuri level yo kuba akora business nk'iyi yarabikoze ni umuntu ubyumva neza ikindi natwe ubwacu babonye ko hari aho bagiye bibeshya nkagaruka nkabakosora ni ibintu tuzi kandi niyo mpamvu abo bantu babashije kunyurwa ubushize babonye ko batabyumva neza ariko burya nuko bataragera kuri level yo kubyumva ni ubwa mbere bari bakompetinze ariko byibuze ubu ngubu bagenda babonamo na experience twabonye mu cyiciro cy'abakobwa ntabwo dutangira nta bakobwa mutubwira iby'irushanwa mwatubwiye ko hazaba harimo abakobwa ariko ngira ngo umunsi wa mbere w'irushanwa ntabwo abakobwa twababonye tubabonye kuri finale nabwo tubonye umukobwa umwe ubashije gutwara ibihembo byose ibi ngibi twabyita nk'iki ubundi hari harimo abakobwa bane ahubwo niba ari ubwoba niba ari ukutamenyera abakobwa harimo challenge nyinshi ku bakobwa kuko ngiye hari nk'abakobwa biyandikishije ariko wababwira ati bizabera hanze bashaka ko barumva ko bizabera muri gym ku buryo bashobora kubikora nta bantu bahari ibi bintu ni ibintu bigomba gukorwa hari audience hari abantu hari abafana so bumvise ko harimo abafana bati wapi ntabwo tuzakompeta ariko byibuze twabashije kubona umwe utinyura abandi ibi ngewe nizera neza ko igihe tuzongera gutegura irushanwa mu kwezi kwa 9 abakobwa bazaba ari benshi pe kuko ntago mu by'ukuri ubu uyu nguyu niwe wa mbere yakoze bench press yatereye ku gatuza aterura ibiro hafi muri 50 yakoze icyo bita deadlift ari n'abahungu hano yarusha yaterura ibiro 120 umukobwa ufite ibiro bitageze kuri 60 ushobora gutera ibiro 65 ushobora gutera ibiro 120 urumva arenda kubikuba kabiri uwo mukobwa abashoboye pe yakoze n'icyo bita clean and jerk umukobwa byibuze ndizera ko byibuze ari bumutiva abandi kugira ngo nabo batangire kumva ko ibi bintu byo guterura icyuma atari by'abasore gusa kandi barahari ahubwo ni ugutinya barahari dufite abantu benshi mu Rwanda b'abakobwa babikora apana byane byo kujya muri gym gusa ufite purpose yo kujya gukora nyashi gahunda ntabwo ari nyashi twe dufite gahunda ni ukugira ngo tubone abakinnyi bashobora no guserukira u Rwanda kandi byibuze urabona ko uyu nguyu abasha kubikora ubona ko ari umukobwa mwiza uwo mukobwa usa gutya wiyemeza agaterura icyuma abanyarwanda rero nibatinyuke abanyarwandakazi nibatinyuke byibuze bumve ko bino bintu babasha kubikora kandi noneho we by'umwihariko ni n'umutrainer ariko urabona ntabwo ari ufite umubiri munini ntabwo afite ibiro byinshi none bibaze ubashije gutraininga tuvuge umukobwa ufite nyiro nka 80 abasha kubikora akanamurenza kuko ni training we kuba aterura ibyo biro byinshi nuko ni umutrainer urumva ari traininga ikintu kubimenyera nyine nta kindi kintu kidasanzwe buri muntu wese yabasha guterura upfa kuba wowe wabyiyemeje hanyuma dusoza ijambo rya nyuma wabwira ari abasportifu muri rusange ndetse uvuze no ku bakobwa ngira ngo aho wari ubikomojeho reka tubwire abasportifu muri rusange bakora uyu mwuga wo guterura ibiremereye
abasportif rero muri rusange nge nababwira ko be kubiterura for fun gusa kuko uyu numwe ubasha kugutunga uyu munsi utangiye duhemba ibintu bikeya ariko ubutaha ndabizeza ko haza harimo amafaranga afatika ubu wa mbere turamuha akantu ariko uwa mbere uwa kabiri bose bazajya bafitemo akantu gafatika ikindi kategori zizaba nyinshi bitewe nuko abantu babaye benshi ubu zabaye nkeya bitewe n'abantu tukegeranya amakategori ubona arutana ariko ubutana ariko bizagenda so rero nabashishikariza byibuze kwitabira amarushanwa kugira ngo byibuze nabo barebe n'urwego bariho hari abantu benshi niba tuvuga ngo dufite abashomeri kuki utabigira umwuga wowe urataka ubushomeri kandi wirirwa mu rugo urya ibiryo by'iwanyu nta kazi ugira waje ugaterura icyuma uterura icyuma abajene benshi inzoga zarabishe sibyo amafaranga mujyana mu mayoga n'amatabi mwayazanye muri gym byibuze ukabasha no gushaka n'ikindi kintu wakora ibi ni ibintu basha gutunga sibyo reba aba gym ni umutrainer abasore benshi hanga na abatrainer nibo bari gukompeta makombe ni umutrainer si umugabo se umugabo ufite urugo kandi ni ibintu bimutunze abatrainer ngo mu gym angahe ibi wabitangiye byagutunga ukaba nawe nyine ukaba umugabo nk'abandi nje nicyo kintu nabashishikariza abasore kabisa ni bayoboke gym yego kubijyanye wenda n'iby'akantu waruvuzeho nshobora kwibaza ngo ese mugendera kuki mutangira envelope kubera ko twagiye tubona harimo nk'umuntu utsindira imyanya ibiri ariko still akagumya ahabwa envelope imwe wenda bamara impungenge mu buryo urabona nk'umuntu wagiye ahabwa envelope imwe usanga wenda yakompetinze ari umwe urumva mu by'ukuri ugiye kumuha envelope 3 oya wabunyibye nanjye wabunyibye nk'umuntu uri koorganiza bro turimo tuyikora ku mifuka rero kugira ngo envelope 3 wakompetinze uri umukobwa hano namuhaye imidari 3 nk'umuntu wakoze muri discipline 3 n'igikombe kimwe so ibindi envelope agomba kuyihabwa ariko ntago namuha envelope 3 kuko ni umwe ayo mafaranga se bro ayo mafaranga turakikoramo hari abaterankunga babonye hano se ariko reka twizere ko utawenda abaterankunga nabo babibonye abaterankunga bazaba benshi icyo uvuze nicyo ubundi ngira ngo abaterankunga baranza bakareba se bino bintu biranakunzwe uyu mukino urakunzwe pe abanyarwanda barawukunza ahubwo icyo twashakaga ni iki kwereka byibuze abo bakire nk'ubutaha umuntu afite niyo gahunda yo kuvuga ati reka nzaapproachinge nk'aba ba coach Gael ubona ko barafasha boxe ni federation kimwe natwe why not abasha kuzamo birashoboka so nukumwereka ngo natwe ubona ko abantu bahari ngwino nta